ubwo no kuvuga ngo umuntu utaramenya iri somo ry'abamarayika ngo aryige neza ashobora no gusenga abamarayika atari abamarayika bo mu ijuru. Tubuye nk'igihe umuntu asenga akavuga ngo dukandagiye Satani, yamaraga kubita ikirenge hasi ntabwo azi ko Satani ari umwuka. No gushaka kuvuga ko tugomba kwirukana abademoni ariko twaberetswe gusaze, tugomba kubirukana ariko twaberetse, igisigaye wabirukana mu mutima ukiranuka ntibakwegere, ntabwo gishobora kuburamo. None uravuze uti keretse waberetswe nibwo wakabirukanye. Aho ni mu Rwanda. Onyumbe Elizabeth ni umukinwaze w'Kinshasa niwe watangije uwo muvema bita Ministère de Délivrance Combat Spirituel yo gukandagira no kurwana n'imyuka mibi ahitari. Ariko ministeri rukwayo nubwo yagize influence kubera abapantekote benshi bayisengeragamo muri Kongo, igira influence, igira imbaraga cyane, igeze no muri ADPR babigisha gukandagira abadayimoni, ariko ntabwo ariyo yari buryo bwo gusenga bwa mbere. Ariko ubu bamenyereye gucaha ntaco babonye no mu biryo baracaha. Izo mpamvu muri Yesaya ibice 12 umurongo wa 12 aravuga ngo wanyenyeri yo mu ruturuturu. Iryo ni izina ryemeye guhabwa Yesu, rikemerwa no guhabwa Satani. Bombi ni inyenyeri yo mu ruturuturu, hari amazina bahuriyeho rero. Nkuko Yesu ari intare yo mu muryango wa Yuda na Satani ni intare yivuga. Kandi iryo jambo Satani risobanura ngo adversaire. Adversaire ni umubisha ariko kisopoze ku bintu byatunganijwe agashaka kuza senya ibyakozwe. Nzanira umucunnyi wa Rubavu ukagenda n'amaguru kandi mukaza n'amaguru. Twibutse wa Rusizi mukagenda n'amaguru. Twibutse wa Nyagatare mukagenda n'amaguru. Twibutse wa Kirehe mukagenda n'amaguru. Twibutse wa Bugesera mukagenda n'amaguru. Nuvuga ngo nizo mpamvu byatinze Imana yashatse kwerekana ubushobozi bwayo. Ngira ngo abamarayika uyu mwanditsi avugaga na abamarayika b'Imana babandi beza wozo uvuga bashinzwe kugufasha bazaragwa. Oya ni bose muri rusangi. Uko bariya bashinzwe kudufasha mu buryo kuturwanira ngo Satani n'abademoni bataduhitana. Na Satani nawe ashinzwe kutugerageza kugira ngo nitumutsinda twemerwe. Ntabwo dukwiriye kwizera abamarayika. Biri muri Makabe ya 2 ibice 12. Ntabwo dukwizera abamarayika kuko ico gitabo ntitwemera ko cyahumetswe n'Imana. Ikindi abamarayika ubwabo bari hasi y'umuntu, ntabwo dukwiriye kubaramya. Umuntu ari mu ntambara. Umuntu ari mu ntambara. Kandi Yesu yarabambwe kubwe. Niye ntambara? Ni ibishuko duhura nabyo bizanywe n'umwanzi, n'umubiri wacu udushukashuka kugira ngo twishire mu bitunezeza. Nisi iryoheye abisi nyine n'abazarimburanwa nayo. Noneho Imana kuko yaduhaye fakirite zose zishoboka ngo twirinde, abantu barazivogera. Imana nayo ntabwo twakora ikibingo itubuze kuko yaduhaye umudendezo. Twize ibyanditswe byera, twiga ku Mana, twiga kuri Yesu Kristo, twiga ku Mwuka Wera, twiga ku bamarayika, twiga ku muntu, kugira ngo abakristo bazazikurikira uko ari ibice 10 bazabashe gufata umurongo w'imyizerere ishitse kandi igana kuri Yesu Kristo. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Wowe nshuti mukundwa kandi muvandimwe ubana natwe buri munsi ukurikira ibiganiro bitambuka ubutumwa bwiza ubwami bw'Imana, turakwifuriza amahoro y'Imana. Gubwa neza huri, habwa umugisha n'Imana kubera ko ufata umwanya ugakurikira ubutumwa bwiza butambuka kuri iyi platform. Turabasuhuza mwese rero abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, turasuhuza abari mu bihugu byacu bidukikije bikikije u Rwanda, yaba u Burundi, abaturanyi bacu Kongo, Tanzania, Uganda ndetse n'abari muri Kenya. Turasuhuza abandi mwese muri mu bihugu bitandukanye, yaba Mozambique, Zambia, Malawi, Zimbabwe ndetse Madagascar, naho hari abo tumaze kubona yo baje bavugana natwe, n'abari South Africa, n'abari muri Afrika yo hagati. Ni benshi cyane, ariko mwese tubifurije kubonera umugisha mu byo mukora. Turasuhuza abandi bari hakurya y'amazi magari ku mugabane w'Uburayi, turasuhuza bari ku mugabane wa Amerika, turasuhuza bari ku mugabane wa Aziya, turasuhuza ndetse n'abari ku mugabane wa Oceania. Mugubwe neza mwese. Turagarutse uyu munsi rero mu kiganiro cyacu Menya Nibi na Pastor Amazi Birego, mu nsanganyamatsiko ivuga ngo inyigisho nzima cyangwa inyigisho shingiro nizo twita doctrine, zigizwe nyine n'ingingo 10. Okay. Hanyuma tukira aho ngaho n'ubundi reka tuguhe ikaze cyane, hanyuma usuhuza abadukurikiye, nurangiza ubibwire ubundi udufashe gusenga dutange ikiganiro cyacu. Turabasuhuza Pastor Mpazi Birego ugiye kubasangiza ikiganiro
ku nyigisho shingiro z'itorero cyangwa bita doctrine. Twari tugeze ku ngingo ya 4 niyo twarangirijeho ubushize, tugiye gukomeza n'iya 5. Base ubushize wari wavuze uti abantu bataramenya izi nyigisho cyangwa batariga kuri izi ngingo usanga bahuzagurika, yaba abayobozi b'amadini yaba n'abakristo. Icyatumye Pawulo avuga muri Timoteyo ya mbere igice cya mbere ku murongo wa 10 yaravuze ngo hari inyigisho ziva mu butumwa bwiza ngo ariko budahuje n'inyigisho nzima. Mubango yavuga ngo nzima hariho n'izipfuye. Hari muri Timoteyo n'ubundi ya mbere igice cya 4 ku murongo wa mbere aravuga ngo hari inyigisho zitwa inyigisho zitangwa mu bantu ariko ngo ari iz'abadayimoni. Ubwo rero yatandukanije inyigisho abwira Timoteyo atariko woweho utanga inyigisho nzima zihuje n'itorero. Inyigisho zaba zihuje n'ubutumwa bwiza dutanga mu itorero nizo zigize izo ngingo 10 twita doctrine, inyigisho shingiro ziva ku Mana. Ni ukuvuga ngo twari turangije inyigisho zo ku Mwuka Wera. Ubu tugiye gukurikizaho noneho abamarayika. Abamarayika ni ikigisho cya 5 cyangwa ingingo ya 5 ya doctrine niyo turaganiraho dutangiye. Abamarayika turavuga ku bamarayika. Ubwo ni ukuvuga ngo umuntu utaramenya iri somo ry'abamarayika ngo aryige neza ashobora no gusenga abamarayika atari abamarayika bo mu ijuru. Ashobora no gusenga cyangwa akabumva nabi. Ashobora kubumva nabi. Tuvuye nk'igihe umuntu asenga akavuga ngo dukandagiye Satani, yamaraga kubita ikirenge hasi, ntabwo azi ko Satani ari umwuka. Kandi ari byo bigezweho. Ntabwo azi ko Satani atabera hose icyarimwe. Ubundi ukuri nyako kw'inyigisho nzima ukandagira Satani ari uko ugize iyerekwa ko yateye, kuko Satani afite ingabo ze, abadayimoni. Rero ntabwo wavanga ngo wamagajya abadayimoni utaberetswe kandi batabera hose icyarimwe. Nese nubamagana badahari. None gushaka kuvuga ko tugomba kwirukana abadayimoni ariko twaberetswe gusa se? Tugomba kubirukana ariko twaberetse, igisigaye wabirukana mu mutima ukiranuka ntibakwegere. None se pase ko amadini ya gikristo ya giprotestani yose mu isengesho basenga dashobora kuramo ijambo ngo twirukane Satani n'abadayimoni, baba bakosheje. Ndi kuvuga ngo iyo ukiranuka ntabwo ukoresha amagambo n'umugeri. Buriya umutima uba wananiwe, nizo mpamvu ukandagira wibwira ko imbaraga z'umugeri rwagira icyo utwara Satani. Satani ni umwuka. Reka tubanze twinjiremo neza, banze uduha amakuru neza y'abamarayika tubone kugaruka kuri iyo ngingo, kuko urumva abantu bose mu masengesho basenga mu madini ya giprotestani yose ntago ashobora gusoza atavuze ngo twirukanye Satani n'abadayimoni. Bose bagatavuga ngo mu izina rya Yesu, ntago gishobora kuburamo. None uravuze uti keretse waberetswe nibwo wakabirukanye. Aho ni mu Rwanda. Aho ni mu Rwanda. Aho bagera bakakubaza nko muri Kenya bati ko twumvise wirukanye abadayimoni, urababonye bateye ngo tugufashe, kandi wabirukanye utababonye. Weho wiganaga injyano yo musengeramo iwayo ariko ntabo wabonye. None se muri Kenya ntago bashobora gusenga birukana abadayimoni? Ndi kuvuga ngo haraho nagiye muri Kenya barambaza ngo mbese ngo ko uri yavuze ngo icyo twamaganye n'abadayimoni ngo arababonye. Ndavuga nti niyo misengere yiwacu, birukana batababonye kubw'injyano y'amagambo y'amasengesho bakoresha gusa, ariko ntabo babonye. Ku igihe cyose twirukana Satani ntabwo abahari. Abari aho ushaka kuhagera rimwe na rimwe, ashobora kuba adahari. None turavuga ku bamarayika. Satani ni marayika. None paze tukiraho muri Kenya tuvuga ko ibyo batajye basenga nkuko abanyarwanda basenga. Naho nageze no mu Rwanda hose ntibasenga bati ariko oya ni hose. Oya none se abadivantiste barabanguye. Navuze abaprotestani, navuze abaprotestani. Abadivantiste n'abaprotestanti buri. Reka ntabwo ari. Yego. Gute se paze? Abantu bose bari bafite confession ya Christianisme batari Gatolika niyo bita protestant, yagiye yidiviza yigaba mu ducu. Yego ndabyibutse ko abadive nabo bakomoka kwa Martin Luther. Très bien. Ubwo no kuvuga ngo n'abatemwe nibajya birukana abadayimoni. Oya. None se aya matoro ya Gipantekoti hari ya matoro tujye tuno kuvuga ari iwanyu muri Sepake,
ari i Burundi muri sepepo cyangwa se Pentecote y'u Burundi ari na Pentecote yo mu Rwanda nibo bakunda kwirukana abadayimoni. Ariko nuko wamenye Pentecote wenda cyane wenda nka nyuma ya 94 niho wayinjiyemo cyane urayicengera. Ariko nje wayimenyere mbere y'94 iyo muvema ahubwo ni ya Ministère de Délivrance Combat Spirituel. Baze. Ministère de Délivrance ikomoka Kinshasa. Uwo mugore Osho Olenga o Nyumbe Elizabeth. Elizabeth Onyumbe Elizabeth ni umukinwaze w'Kinshasa ni watangije uwo muvema bita Ministère de Délivrance Combat Spirituel yo gukandagira no kurwana n'imyuka mibi ahitari. Noneho muri 94 iyo muvema yambutse turutse Goma ni Kinshasa. Igeze muri ADPR babigisha no kudelivra. Ariko ministeri rukwayo nubwo yagize influence kubera abapantekote benshi bayisengeragamo muri Kongo, igira influence, igira ibaraga cyane. Igeze no muri ADPR babigisha ukandagira abadayimoni, ariko ntabwo ariyo yari buryo bwo gusenga bwa mbere y'intambara. Iyo wanguye twamba harasenga usaba mu izina rya Yesu muri riti misanzwe, ariko ubu ngubu usenze ntuvuge ngo ico twamaganye ni imyuka mibi n'abazimu n'abazimukazi n'abadayimoni mu izina rya Yesu bakakwikiririza bagira ngo ntiwasenze. Abazimukazi babaho se pase n'ubujiji. Abamarayika ntabwo bagira igitsina. Ariko urabona hari kuntu abantu basenga wenda yitonze gakeya akaba yavuga ati twirukanye imbaraga zose z'umwijima mu izina rya Yesu. Mwese mukavuga ati amen. Nibyo imbaraga z'umwijima zirahari, ariko kuko tutize doctrine twari dukwiye kumenya ko iz'Imana arizo zibera hose icyarimwe. Izo zitabera hose icyarimwe rero bisaba iyereko. Mu kanya ko waruvuze ngo Satani abera hose icyarimwe. Oya. Oya. Navuze nti kuko Satani atabera hose icyarimwe ashobora gutera n'inzererezi yobu igice cya mbere umurongo wa 6. Arazerera. Ariko yateye ukabimenya. Iyo werekwa ukamenya ko haje ikintu kitari mu bumana ukakibona kandi kirwanya Imana. Ico gihe nibwo uvuga uti turatewe ugahaguruka noneho ugacaha. Ariko ubu bamenyereye gucaha ntaco babonye no mu biryo baracaha. Nazo tuvuge ko mboreka tubanze twinjiremo neza. None pase dutangire ku isomo ry'abamarayika. Abamarayika bari mu byiciro bingahe bateye bimeze bite? Abamarayika ni ibiremwa by'Imana, so de créature ni ibiremwa, ariko baremwe mbere y'abantu. Noneho rero bafite ibiki imigabane bakurikije imirimo bakora, kuko biri tubwira nka Yesaya 6 hari abashinzwe kuramya bita abaserafi. Ariko usomye itangiriye igice cya 3 umurongo waho wa 22 ubwo Imana yari maze kwirukana Adamu na Eva muri yangobyi ya Edeni, ijambo ry'Imana riravuga ngo irindisha ingobyi abakerubi kugira ngo umwana w'umuntu atongera kurambura ukuboko agakora ku giti cy'ubugingo, iramwirukana muri yangobyi. Abo bashinzwe kurinda babita abakerubi. Noneho rero za kategori nyinshi hakaba nka Mikayeli ushinzwe kurwana, umurwanyi nk'umusirikari uja ku rugamba akaja ku ntambara. Ugihe yarwanaga na Satani bapfa intumbi ya Mose, urabona muri Yuda umurongo wa 9 urabona Mikayeli arwana na Satani ari kumanuka ava mu ijuru. Ari yaragiye gukora imyigaragambyo kugira ngo agere ku Mana. Imana yamurekeye Mikayeli kuko ijambo ry'Imana rivuga mu Byahishuwe 12 umurongo wa 7 ngo nyamara Mikayeli niwe wamarayika ukomeye ubwo yakiranaga na Satani akarwanana n'ingabo ze. Satani nawe akarwanana n'ibitero by'ingabo ze, kuko Mikayeli ni marayika arwanana n'abamarayika barwanya Satani nawe afite abamarayika, ariko bo akabi nyuma yo kugwa biswa abadayimoni. Abaguye rero kira kimwe cya 3 cy'inyenyeri bavuga mu Byahishuwe 12 umurongo wa 1 kugeza kwa 3, kiriya kimwe cya 3 cy'inyenyeri Satani yamanukanye ntabwo bose ari inzererezi ku isi. Bamaze kugera ku isi, Imana yabonye ko ari benshi abantu babushobora kubura umutekano, ibasigira bake ba experience y'intambara. Nukuvuga ngo hari abamarayika Imana yafashe ubwayo irababoha.
muri Petero ya 2 ibice 4 aravuga ngo kuko Imana itababariye abamarayika bakoze ibyaha ahubwo irabafata irabahambira ibabohera mu mwijima kugira ngo barindirwe gucirwaho iteka bakaba bazahogwa Yesu agarutse kugira ngo barimburanwe na Satani. Hakaba n'abandi rero basigaye nka barya batera abantu nka kurya bavuga ngo Yesu ahura n'abantu batiwe n'abadayimoni. Abo ngabo b'inzererezi basigara ari bake bagora abantu, ariko abantu bagakirana nabo na Satani kugezana n'uyu munsi wa none utaboshwe. Ariko akaba azerera nk'uko byanditswe muri Yobu igice cya 1:6 ngo Satani uraturukaye, wewe nyine arabyibwira ati ndaturuka mu isi no kwizereramo. Yesu amboniye umugaragu wanje Yobu ko ari umukiranutsi utunganya kirinda ibibi. Urumva ubwe yarashubije ngo mvuye mu isi no kwizerera mu kugeza uyu munsi wa none ni inzererezi. Abo bamarayika rero bakora bafite za fonction imirimo bakora, ariko Mikaeli akaba ashinzwe gutabara aho byakomeye, aho abakristo bana n'Imana ikohereza Mikaeli agatabara. Noneho abamarayika niko bameze, bafite ababi n'abeza. Mu babi hakabamo Satani n'abadayimoni, noneho mu beza hakabamo afite imirimo itandukanye nk'uko twabivuze ngo marayika ukomeye, tukavuga abakerubi n'abaserafi. Ubwo rero Satani amanutse avuye mu ijuru ntoyongeye kugira, yanagumye kwitwa Satani, ariko mu ijuru yitwaga Rusofero, yahinduye izina ageze ku isi. Rusofero bisobanura ngo umutwara muco, yari umuririmbyi, perezida wa korali uzi kuririmba ubarusha bose. Nizo mpamvu muri Yesaya ibice 12:12 aravuga ngo wanyenyeri yo mu ruturuturu. Iryo ni izina ryemewe guhabwa Yesu, rikemerwa no guhabwa Satani. Bombi ni inyenyeri yo mu ruturuturu, hari amazina bahuriyeho rero. Nkuko Yesu ari intare yo mu muryango wa Yuda, na Satani ni intare yivuga. Uko ni ukwishushanya aje akora kugira ngo yishushanye n'umwana w'Imana bikamuyobera. Ariko wanyenyeri yo mu ruturuturu, we mwana w'umuseke kuguye. Ayo magambo niko yanditswe. Ubwo noneho rero iyo ateye abanyamwuka baramubona, kuko ikirere kirahinduka. Kandi iryo jambo Satani risobanura ngo adversaire. Adversaire ni umubisha, ariko kisopoze ku bintu byatunganijwe, agashaka kuza senya ibyakozwe. Kandi akabisenyesha kwigana. Nukuvuga ngo abanza kwishusho y'Imana, yamara kwishusho y'Imana akabona gusenya iby'Imana kugira ngo batabimenya. Niko akora, nkuko mu Kuva 7 hariya umurongo waho wa 11 havuga ngo Mose na Aroni bajugunye inkoni hasi imbere ya Farawo. Farawo naravuga ati bindabimenyere kuko ashushanyaga Satani, nawe ajugunye inkoni hasi ihinduka inzoka. Ya nzoka abari bari mu mateka yasaga ni ya Mose. Ndetse Farawo ashiraho akarushamagara abakonikoni bose n'abapfumu n'abashuni mu gihugu cya Egiputa ngo bazane inkoni zabo, bazijugunye hasi zose zihinduka inzoka isa ni ya Mose. Ubwo rero nugushirurije mu bantu. Abantu batangira kuvuga ati none ko Farawo akoze inzoka isa ni ya Mose, ndetse akarusho agakora nyinshi kugira ngo bamwizere. Ariko noneho iby'Imana ntabyo bihutiraho, biratinda ariko bikaza ari ukuri kandi bigahoraho. Abihanganye mu mateka muri Panorama de la Bible, ijambo ry'Imana rivuga Bibiri nani amateka avuga ko iyo nzoka yamaze imyaka 2 n'igice itegereje inzoka zose za Farawo zize. Akarusho cy'Imana rero nkuko bivuze ngo iby'Imana bihoraho, irazisakumira zimira kandi ingana nazo. Imana yiha ubushobozi, niho bavuze bati niyo yari Imana mwemere Mose na Aroni. Ngo yahamaze imyaka 2 n'igice. Mose yaragiye sayishyira kwa Farawo igumisha arigendera. Yagumye aho ngaho. Bibiri iravuga ngo irahinahina ikavuga ngo kanaka twita umugore winda abyara umuhungu arongera mutwitira ukagira ngo byabaye mu saha imwe cyangwa mu munota umwe. Ariko iby'Imana nukuvuga ngo yarajyaye ijugunya hasi. Ndaguha grandeur y'igihugu. Egiputa ni igihugu kinini cyane kivuye mu Rwanda inshuro 39. 39 gikubye u Rwanda inshuro 39 nkuko Kongo ikubye u Rwanda inshuro 89. Ufashe superficie y'ibyo bihugu ka division y'u Rwanda, Egiputa avamo 39. None nta modoka zari zihari ngo bahamagare umucunyi wo kumpera y'igihugu ngwaze aje mu modoka, ubwo wajyaga kumuzana mwibukije yagendaga n'amaguru.
nzanira umucunnyi wa Rubavu ukagenda n'amaguru kandi mukaza n'amaguru, twibutse wa Rusizi mukagenda n'amaguru, twibutse wa Nyagatare mukagenda n'amaguru, twibutse wa Kirehe mukagenda n'amaguru, twibutse wa Bugesera mukagenda n'amaguru. Nukuvuga ngo nizo mpamvu byatinze Imana yashatse kwerekana ubushobozi bwayo kugira ngo imanzi kureho ubushobozi mu nzoka z'abanyegiputa zose izimirire rimwe. Nge nagira ngo ahubwo kwa Farawo habaga hari abakonikoni be bo mu rwego rwo hejuru yatoranije mu gihugu cyose. Bibiliya ntabwo ari kwivuga, iravuga ngo babanza guhamagaza abakonikoni bo mu gihugu cya Egiputa bose. Ukavuga uti mu myaka 2 bari bategereje ko bose bahagera, izo nzoka zihagera izisakumira rimwe irazimira, babona kwizera ni Imana. Iyi ni Imana. Ariko noneho kubera byatinze abantu bari batangiye kwinangira bavuga ko ntaco Mose amaze, ntaco azababarira, nico Satani abashaka. Noneho rero abamarayika ni benshi, abadayimoni nabo ni benshi. Uribuka babandi bari mu bantu Yesu yahuraga nabo muri Matayo 8:28, barabaje ngo bese muri bande? Abadayimoni basubije ngo iki? Ngo turi ingabo kubera turi benshi. Bisobanura ngo abari benshi. None se pastor, wenda tukiri aho ngaho harano natweretse ngo Imana yafasha abamarayika bamwira bazirika kuki bose itabambitse iyo minyururu. Aba umuntu agomba kunesha ari uko yahanganye. Kusomya Abaheburayo igice cya mbere 14 havuga ngo na Satani ari mu bakozi b'Imana. Haravuga ngo mbese imyuka yo abamarayika bose si imyuka ikorera itumwa gufasha abazaragwa agakiza. None gujaza kuvuga ko Satani yavuzwemo hariya se? Imyuka yose abamarayika bo ni imyuka. Satani aragufasha abazaragwa agakiza? Nibyo. Guteze uhembwa ruko aneshe Satani sirwo rugamba se? Ntago bibapaze, ntago wafata abadayimoni kuvuge ko ari abakozi b'Imana bari bugufasha bazaragwa agakiza. Nibyo hoye nibyo nkubwiza ukuri. Jewe ndagira ngo usobanure kuki Satani ataboshywe, kuki badayimoni bamwe Imana bafashe kabaho abandi nibabohe, kubera iyihe mpamvu? Hari n'abavuga ko Satani yaboshywe cyane nk'abateoloji ngo waboshywe, ariko wende tuwe tukiriza icyo ngicyo. Kubera iki Imana itabushywe? Igihe cyo kuwa kwa Satani ntikiragera mu byahishuwe 20 ho birahari, urabizi nawe. Ntaho cyari cyagera. Ariko noneho urugamba turwana rwanditswe mu Baefeso ibice 6:12 haravuga ngo ntabwo dukirana n'abafite inyama n'amaraso, ahubwo dukirana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nukuvuga ngo kuko bazerera bashobora kugera mu kirere, bashobora kugera ikuzimu abo badayimoni kuko batagira umubiri. Ariko umukristo uri mu rugendo icyo ashinzwe gukirana nabo, kuko nibo bazana ibyago ku bantu. Noneho nawe kugira ngo uneshe ukirana nabo. Nanizo mpamvu baravuze ngo ntabwo dukirana n'abafite inyama n'amaraso. Ntabwo ari abantu baturwanya, niyo myuka mibi. Imana yo yateguye urwo rugamba ngo turukore. Imana yateguye urwo rugamba iyo nyungu kuko duhangana n'abadayimoni ngo tubone guhabwa agakiza. Oya, isi se Satani ntiyayigabanye. Ibyo ndabyumva yarayigabanye. Ariko hari uburyo uvuzemo rya jambo ryo mu Baheburayo ko rireba n'abadayimoni na Satani. Myuka yose. Ngira ngo abamarayika uyu mwanditsi avugaga na abamarayika b'Imana babandi beza woze uvuga bashinzwe kugufasha abazaragwa. Oya, ni bose muri rusange. Kuko bariya bashinzwe kudufasha mu buryo bwo kuturwanira ngo Satani n'abadayimoni bataduhitana. Na Satani nawe ashinzwe kutugerageza kugira ngo nitumutsinda twemerwe. Kuki Imana ishaka se ko tunda kurwana ngo dutsinde? Ni ukugira ngo tugaragaze gukura ko kwizera kwacu. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo kugira ngo agaragare ko yemewe, hahirwa uwihanganire mugerageza. Noneho nambara kunesha azagaragara ko yemewe, kwemerwa bisanga utsinde ikintu. None se kubera iki icyo kintu Imana yemeye ko kibaho? Icyambere Satani n'abadayimoni nibo bakurwanira ugatsindwa, uzarimbuka. None ubu urumva ari abakozi b'Imana se? Kuko Imana yaguhaye ubushobozi bwo kubanesha, noneho wiraye koko bakunesha. Ariko kuko Imana yaguhaye ubwo bushobozi bwo kubanesha, nizo mpamvu ari weho nyir'inshingano. Ubwo twabita ko ari abakozi b'Imana? Ni abakozi b'Imana kuko batuma abantu bayungururwa bagagira ku rugero rushitse. Yakobo igice cya mbere 2 haravuga ngo bene data mwemere ko ari ibyishimo rwose nimugubwa gitumo nibibagerageza
bitari bimwe. Mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ariko mureke kwihangana gusohoze umurimo wako, mubone gutungana rwose mushitse mutabuzeho na gato. Ni igipimo Imana ireberamwo abizera, kuko guhangana kwabo nuko ahari. Ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, arahirwa kuko yabinesheje. Ubwo si Imana yamwemera atakoze urugamba akaba yanesheje iki? Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo turi ku rugamba twese. Urugamba turwana narwo ntabwo ari urw'uyu mubiri, ahubwo urugamba turwana narwo ni urw'umwuka. Kubera abadayimoni ari umwuka na Satani akaba ari umwuka, ari we shefu wabo, abarwanya Satani nabo bamurwanya mu mwuka. Isi rero kuko yayigabanye, nda Yohana ya mbere igice cya 5:19 haravuga ngo turabi Imana bene data, ariko isi yose iri mu mubi. Nuvuga ngo kuko turabi mu kirano ku isi tutari iwacu, Satani nyirayo wayigabanye atugezaho amaboko uko yishakiye. Ariko Imana yaduhaye intwaro zose zo kwizera zatsinda Satani. Araba Efesi igice cya 6 zirahari. None pazi ubushatse kutwereka ko abadayimoni na Satani ari abakozi b'Imana, ni abakozi b'Imana mu buryo bwo gufasha abazaragwa agakiza, mu buryo bwo gufasha abazaragwa agakiza, ariko bo ntibakaragwe. Ni ukuvuga ngo ubundi Satani akora nk'ikiraro cyambutsa abantu. Ariko kubera iki? Kuko Imana iri Adamu na Eva ntabwo yamuremeye kugira ngo arwane iyi ntambara turi kurwana. Oya, ntabwo Imana ariyo yanateguye kugira ngo Adamu arwane iyo ntambara, ahubwo ni intege nke, ni ingaruka y'icyaha. Ni umuntu wabigize. None kuko hanyuma Imana inategura ati se komeza uyirwane, kandi uwo muntu ugushutse azakomeza kurwanya, hanyuma azabone kuguha. None ko na Satani nawe yakoze imyigaragambyo ari mu ijuru nyuma yo kuremwa k'umuntu, Imana ikamanura ngo ase nayo yakayigabana. Si uko byari biri mu bushake bw'Imana se? Ijambo ry'Imana muri Luka 4:4-5, aribwo Satani yajanaga Yesu ku musozi, akamubwira ati amwereka ubutunzi bwuzuye isi n'ubwiza bwabwo. Aribwo yamubwiraga ati nupfukame ukandamya ibi byose ndabiguha. Ntabwo yamuhakanije, kuko Satani yaravuze ngo kuko nabigabanye. Satani avuga ati kuko nabigabanye. Yesu ntabwo yavuze ngo urabeshe yabigabaniye, kuko arazi ko ari mu burenganzira bwe. Ngo rero twewe ico dushinzwe turi abanyamahanga mu isi, kuko yagabanywe n'umwanzi. Abanezerwa ku isi n'abahuje na Satani n'imirimo ye. Imana iturebera mu rugamba twarwanye n'umwanzi. Iyo tunesheje rero duhabwa ikamba, nicyo ashinzwe. Ntabwo abamarayika bashobora gupfa, ntabwo abamarayika bashobora kurongorana, ntabwo abamarayika bashobora gucungurwa, kuko ijambo ry'Imana ryanditswe mu Baheburayo ibice 2:16 baravuga ngo tuzi ko atari abamarayika yatabaye, ahubwo keretse urubyaro rwa Aburahamu. Noneho rero abamarayika ntibapfa, abamarayika ntibakora ubukwe kuko batagira igitsina, abamarayika bazacirwaho iteka Yesu agarutse mu bwiza bwe. Ariko amahirwe abantu bafite nuko bashobora kwihana bakababarirwa. Ntabwo abamarayika bihana, abazacirwaho iteka ntibashobora kwihana ngo Imana yongere ibemere. Hari abatoranijwe, hakaba n'abazacirwaho iteka bari ukwabo. Niyo mahirwe umwana w'umuntu afite. Ntabwo rero Yesu Kristo yaje gutabara abamarayika, ahubwo yaje gutabara abakomoka ku rubyaro rwa Aburahamu. Niko ijambo ry'Imana ritubwira nitwe. Paze kubera icyo uvuze ngo hari abatoranijwe n'abahe, abaciriweho iteka ni bande? Nka Mikayeli yaratoranijwe, ntashobora gukora icyaha, ariko Satani nawe wakoze icyaha ntashobora kwihana. Abandi bamarayika batoranijwe n'abahe? Ni nka bari abakerubiri, nka bari abaserafi tuvuga, abamarayika bera bahagurukira gutabara. Ni mu buryo bwabo ngabo, ni benshi. Hanyuma baciriweho iteka ubwo n'abahe? Ni nka Satani, abadayimoni afite amazina menshi. Ashobora kwitwa Abadone, ashobora kuba umubisha, ashobora kwitwa umwicanyi, na amazina menshi afite. Hanyuma ngira ngo akawenda niko wari gusobanura karebana n'abamarayika. Ni ikihe kindi wakongera kwa marayika kugira ngo tujye ku yindi ngingo ya kabiri? Abamarayika ngira inama nk'abantu bizera.
ntabwo dukwiriye kwizera abamarayika. Biri muri Makabe ya 2 ibice 12. Ntabwo dukwizera abamarayika kuko ico gitabo ntitwemera ko cahumetswe n'Imana. Ikindi, abamarayika ubwabo bari hasi y'umuntu, ntabwo dukwiriye kubaramya nkuko byanditswe mu Byahishuwe 19:11. Ntabwo turamya abamarayika. Ubwo rero nabo ubwabo ntibemera ko tubaramya kubera bazi ko bari hasi. Ariko umuntu afite agaciro imbere y'Imana kurusha marayika kubera ko we ashobora kwihana kandi Yesu yamubambiwe. Imana ikamurebera mu mwana wayo Yesu Kristo. Aze kubera icyo uvuze ngo marayika ntarusha agaciro umuntu, kandi tubona ni ibiremwa by'umwuka, twabonye ko ari imiyaga, bafite imbaraga, bashobora kwigaragaza bakongera bakabura, bashobora kugendesha amaguru cyangwa bakaguruka. Ubushobozi bafite ku mwana w'umuntu ntabwo afite. Kubera icyo uvuze ngo umuntu arusha ubushobozi abamarayika. Uwo abamarayika barusha ubushobozi ni umuntu utarimo Kristo, kuko Kristo arusha abamarayika ubushobozi kandi akaba yarabagiriye impuhwe mu mugambi wo kubacungura. Ntatekereze ku bamarayika kandi abacumiye bari bahari, nuko barushije agaciro abamarayika. Kandi koko abamarayika bari bahari bacumuye. Yego. Kandi twese n'umuntu nta mbabazi yigeze asaba. Yaba ari abadayimoni abo bamarayika ntibasabye imbabazi. Ntabwo twandikiye Imana ngo iduhe Yesu. Ni ukuvuga ngo ahantu ko mwumvise kabirira, ni ukuvuga ngo ari umuntu yaracumuye, ari marayika yaracumuye, ari bo badayimoni na Satani. Ariko Yesu umuntu ntiyasabye imbabazi ngo Imana ibone kohereza incungu, na Satani ntazo yasabe. Ariko Imana itoranya umuntu ko ari we ugomba gucungurwa. Akoze ko umuntu akaze. umuntu afite agaciro cyane. Umuntu arakaze kubera yaremwe mu ishusho y'Imana. Imana imuha agaciro cyane. Iremera kwitanga ubwayo Yesu, noneho aza cy'Imana yishigiza umuntu kugira ngo umuntu abashe gucungurwa. Yemera kubabazwa kubwe, ntiyababarizwa abamarayika. Pasi wagiye tubwira yuko aya madini tubona hari context wabivuzemo ngo ni amakominote. Hari kominote imwe se n'imwe, reka wenda mvuge nk'ebyiri nubwo zihari nyinshi no mu bihugu byaziye. Hari dini rimwe abatwezi cyangwa se abarangi. Iyo ni dini rizwi, basenga ngo abamarayika, kandi n'ubundi ngo abarangi ngo ni abamarayika bera. Bavuga ngo ni abamarayika bera. Aba bantu bavuga iki? Aba bantu b'abarangi ko basenga abamarayika. Bibiliya ntibyemera nkuko nakubwiye ko nabo tubasenga. Birabyiyemerera ngo agiye gupfukama Yohana ngo amurame, uravuga ngo ndimbata nka bene so, ndi mugenzi wawe. Aravuga ngo windamya ahubwo uramye Uwiteka wenyine. None ko bari kuba basenga n'abayobi, kandi ko bafite abayoboke benshi. Abayobye nibo baba benshi nyine. Hari n'abajyayo ngo bakiza n'indwara nyinshi. Abantu bakunda kujyayo ngo abo bamarayika babahusha. Oya, Satani nawe arakiza, iyo abesha ntakora ibitangaza bikiza. Abandi njya numva bakunda kubivugaho cyane n'abasilamu, dini rya Isilamu. Yego. Bakunda kuvuga ku bamarayika ku buryo berekana ko hariho niba ari na za nyabingi ngo nziza, ngo hari abamarayika beza n'abamarayika babi. Ibyo ni ibya Korowani, ariko ndavuga ijambo ry'Imana mu byanditswe byera ntabwo byemewe. Abo bose abari abayobe, si bo gusa, n'andi madini menshi yitirira itorero nawe niko ameze. Hari benshi basenga abamarayika, n'abagatulika bashize ko abamarayika barabasenga. Ntabwo nari mbizi, nabonaga ari ibishushanyo basenga gusa. Oya, nabo barimo n'abera bapfuye, abita abatagatifu. Ni ukuvuga ngo twebwe turi kwiga ku isomo rirebana na doctrine kugira ngo abantu bave mu guhungabanywa n'imiraba n'imiyaga y'inyigisho z'uburyo zitandukanye n'ayo madini. Niyo mpamvu twifuza kugira ngo dusobanukirwe, kuko hari abantu benshi bemera ko abamarayika bagomba gusengwa, bakaba banamera n'idini ribikora kandi bakajya gusengerayo bavuga ngo turakijijwe. Abo bantu urababwira iki? Abantu ndababwira ko ibyanditswe byera bitabyemera. Turebye hano mu ijambo ry'Imana mu byahishuriwe Yohana igice cyaho ni cya 19 umurongo wa 9 kugeza ku wa 10 haravuga ngo arambwira ati wo ni marayika andika uti hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama, kandi ati ayo ni amagambo y'ukuri kw'Imana. Ni kubitira hasi imbere y'ibirenge bye kumuramya, ariko arambwira ati reka have, ndimbata mugenzi wawe
kandi ndi mugenzi wa bene so bafite guhamya kwa Yesu. Imana aba ariyo usenga, kuko guhamya kwa Yesu ari umwuka w'ubuhanuzi. Ntabwo bemera nabo ko tubaramya, nabo ntibabyemera. ubwo abantu basenga abamarayika bari n'abayobe. Twagiye ku ntego yacu ya gatandatu. Umuntu mu cyigisho cy'umuntu bakita anthropology, naho mu cyigisho cy'abamarayika bakita angeology. Ni ukuvuga ngo umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana, na nizo mpamvu mu isezerano rivuga ngo tureme umuntu ase natwe agira ishusho yacu, byanditswe muri Tangiriro igice cya 1 umurongo wa 26. Bigaragara ko umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana. Umuntu rero akiri mu gihe cy'ubuziranenge, umugambi w'Imana kwa kugira ngo Imana ije ibona umuryango uyubaha, iganire nawe, isabane nawe. Ariko umuntu ananirwa kurinda ubusugire bwe, yoshwa n'umwanzi, na nizo mpamvu ingaruka y'icyaha yaje kuba ingorabahizi ku bantu. Amaze gukora icyaha rero agwana n'ingaruka z'icyaha, na Yesu Kristo aje gucungura akuraho icyaha, ariko umuntu asigarana ingaruka zacu. Ni ukuvuga ngo afite ubugingo ariko afite urugamba, intambara. Umuntu afite urugamba, turakirana n'umwanzi, kandi Yesu Kristo yaratubambiwe, ariko uruhari rwacu mu ntambara rurahari kandi ruragerwa. Mu Bakorinto ba mbere ibice 9 ku murongo wa 25 kugeza kwa 27 haravuga ngo umuntu wese urushanwa yirinda muri byose, ngo abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika. Abo nabazarimbuka babizi, bitwa abakozi b'Imana. Ariko twe tugenzereza dutyo kugira ngo tuzahabwe ikamba ritangirika. Noneho rongo turakurikira, ntabwo dusa n'abatazi aho baja, dukubitana ibipfunsi ngo ntabwo dusa n'abahusha, tubabaza imibiri yacu tuyikoresha uburetwa kugira ngo ahari tutazabwiriza benshi, natwe nyuma y'ibihe tukazaboneka ko tutemewe. Bisobanura ngo umuntu nubwo yacunguwe kandi ariko akaba yarasigaranye ingaruka y'icyaha, ari mu ntambara. Nizo mpamvu muri Yobu 14 avuga ngo umuntu wese uri mu isi afite uruhari mu ntambara. Umuntu ari mu ntambara. Kandi Yesu yarabambwe kubwe. Niye ntambara? Intambara dukirana nazo ngo ntabwo ari izi y'umubiri. Ni ibishuko duhura nabyo bizanywe n'umwanzi, ni umubiri wacu udushukashuka kugira ngo twishire mu bitunezeza. Ni isi iryoheye abisi nyine n'abazarimburanwa nayo, ibyo byose bikadushukashuka. Noneho urugamba turimo n'urwo ngurwo, ariko ntabwo turunesha kubw'umubiri, ahubwo dukoresha umwuka w'Imana, ko Imana yaruduhaye kugira ngo tunesherezwe nawo. Ubwo icyo ni gisobanuro utanze kubirebana n'umuntu. Umuntu ndimo ndatangira nyine ndi kuvuga umuntu. Yego. Amaze kurema mu ishusho y'Imana rero, Imana yari ishaka kugira ngo azabyaroroke nk'uko isezerano riri. Rirasezerano ryo kuvuga ngo umubyare mwororoke ntabwo ryahawe Adamu na Eva bamaze gukora icyaha, ryabahawe batarakora icyaha. Na nizo mpamvu nyuma y'ingaruka zaje zatuma ko abantu batororoka. Imana avuze ngo umubyare mwororoke, nta cagombye kuba inzitizi zo kororoka kuri Adamu na Eva, ariko icyaha haza ingaruka. Noneho urupfu rushobora gutuma utororoka. Wabyara 5 bagapfira rimwe, cyangwa ntubyara ukaba ingumba. Ibyo byose rero byaje nyuma y'icyaha. Abavutse nabo cyangwa bagapfa cyangwa ntunababyare ni ingaruka y'icyaha. Ntaho byari biri muri gahunda y'Imana igihe yaremaga umuntu. Ahinduka noneho rero umunyabyaha. Uwo munyabyaha rero nizo mpamvu ijambo ry'Imana tugira ngo Adamu wa mbere yari ubugingo buzima, Adamu wa kabiri yari umwuka utanga ubugingo. Wa munyabyaha niwe Yesu yaje gucungura kugira ngo azabone ubugingo buhoraho. Ariko none ijambo ry'Imana riravuga ngo nuwizeye, kuko Imana yakunze abari mu isi bose, byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Bisobanura ngo uruhari rw'umuntu ni ukwizera, nawe Yesu Kristo yapfiriye bose adasize n'umwe. Umuntu rero amaze gukora icyaha agira ibice bitatu bimugenga. Akagira ikintu cyitwa umubiri nk'urwubati,
akagira ikintu cyitwa ubugingo nk'amaraso, akagira ikintu cyitwa umwuka ugendana n'umutimanama, aribyo bimuhesha kwihana. Igituma umuntu abasha kwihana ni uko agizwe n'ibintu bitatu. Itungo ntiryakwihana kuko rigizwe na bibiri. Itungo rigizwe n'ubugingo n'inyama cyangwa n'umubiri. Ihene rero ntabwo ishobora gukora icyaha ngo ibimenye kuhitagira umwuka w'ubugingo, ugira ubugingo gusa kuko ifite amaraso. Umuntu rero akagira umwuka umuhesha guhitamo, akagira n'ubugingo bw'amaraso, akagira n'umubiri, ku buryo kimwe muri byo iyo kivuyemo nta muntu ubaho. Iyo umubiri upfuye umwuka uragenda ugasubira ku Mana, noneho amaraso agakama. Iyo amaraso akamye umubiri urabora n'umwuka ukagenda. Iyo umwuka ugiye ntihongera guhumeka, umubiri urabora. None se paze ushaka kumbwira ngo itungo ryo nta mwuka rigira w'ubugingo? Ntawo, kuko ritihana ngo ryicuze. Ntabwo iyo rikoze nabi ribimenya. Niyo ribujije gukora nabi ntabwo rimenya ko ari icyaha, nuko ritekereza kutabishaka gusa. Ngira ngo wenda nuko ritaremanywe ubwenge nk'ubwo umuntu yaremanywe. Nyine ntabwo rigira ubwenge, niwo mwuka burya bavuga. Ukuvanga ubwenge n'uyu mwuka Imana duhumekeyemo. Okay, usomye hano mu Itangiriro igice cya 9 umurongo waho wa 4. Itangiriro igice cya 9 umurongo wa 4 haratubwira ngo ariko ntimukaryane inyama n'ubugingo bwayo, nibwo maraso. Ni ukuvuga ngo hari ibintu umuntu abujijwe. Gufata ukuguru kw'inka ukaguca ukaguteka, yanki igakomeza ikabaho. Icyo basaga kuvuga ahangaha igakomeza kubaho. Ariko warayiriye. Oya, ahubwo nagira ngo ahubwo nukurya ikipfishije utagikase ngo amaraso akivemo. Oya, none se iteorero litunzwe n'imitego ryarya ibitanizwe. Itunzwe n'imitego. Imitego ye nuvuga ngo hari abatunzwe no korora, hari abatunzwe no guhinga, hari abatunzwe no guhiga. Ntabwo uri kubyumva? Bakagenda bagatega mu mashamba n'abakirisitu zigafatwa. Se barahari abakristo bajya gutega. Biterwa n'ubwoko abanyarwanda ntabwo barasobanukiwe neza ko ikintu cyose gipfanya amaraso yacu atakivuyemo utemere kukirya. Nibyo ndi kukubwira. Ababeshejweho no gutega baratega, abeshejweho no guhinga bagahiga. None se wakuraho ubwoko? Aho ngaho buryo mwatubwira ati nugukata wenda ukawafata urugingo rumwe ukarukata ukarutwara. Cyakiri byakomeza. Byakozwe n'intumwa hariya mu nama yabereye Yerusalemu wala. Ibyo babujije kukurya ko hagiyemo no kuryana ikintu n'ubugingo bwacyo. Nibyo ndi kubyumva. Ibinizwe niko ijambo ry'Imana rivuga. Ariko Paulo haraye yarabivuze ngo impamvu ntari Paulo ahubwo ni Luka wanditse igitabo. Ariko abari bari mu nama ba Petero, ayo magambo yavuzwe na Petero mu gitabo cy'ibyakozwe n'umpa cyanditswe na Luka. Yaravuze ngo kubera izo nyigisho zanyuze mu masinagoge ku masabato, nizo mpamvu tugomba guhiranya baba abanyamahanga bakabererekera abayuda n'abayuda bakabererekera abanyamahanga, kugira ngo babashe kubana. Abanyamahanga bagira ibyo bababuza n'abayuda bagira ibyo bababuza. Icyo gihe kwa kugira ngo bahuze abantu, ariko ntabavuze ni icyayi. Hano ijambo ry'Imana rirahari. Ibyakoze n'umpa 15 kandi havuga ngo umwuka wera natwe. Ubwo se umukozi bitahuza n'umwuka wera. Ariko impamvu yo hepfo kanyikwereke mu byakozwe n'intumwa ni ibice 15 cyangwa twasome. Ariko urumva iyo barimo kwandika urwandiko batangiye bavanga umwuka wera hamwe natwe. Yego, muri 28 aravuga ngo umwuka wera hamwe natwe twashimye kutabikoreza undi mutwaro wose keretse ibi bikwiriye: kwirinda inyama zaterekerejwe, ibishushanyo bisengwa, n'amaraso, n'ibinizwe, no gusambana. Ibyo ni mubyirinda muzaba mukoze neza, nuko murabeho. Icya 7 rero. Oya, ntabwo muri se turamushoje ubwo. Wari wagiye mu itangiriro urimo gusobanura. Nari gusobanura umuntu. Mvuga ko umuntu agizwe n'ibintu bitatu. Niyo naringeze. Niyo mpamvu nari nkubajije ni se. Agizwe n'ubugingo ariyo maraso. Akagira noneho nasomye aho bigaragaza ko amaraso ari ubugingo. Itangiriro ibice 9 umurongo wa 4. Mvuga ko noneho hakaba n'umwuka.
none ndavuga ngo ituma umuntu akora icyaha cyihana ni cya gice cy'umwuka, ntabwo ari cya gice cy'ubugingo bw'amaraso cyangwa cya gice cy'umubiri, ariko byose uko ari bitatu birakorana. none wari utubwiye uti noneho itungo ryo kuko ritagira ubwenge, ni ukuvuga ngo ubugingo bwayo buri mu maraso, rirahumeka, ariko uwo mwuka si umwuka w'ubugingo kuko utihana. umuntu yakoze icyaha yambara akabere y'icyaha, ariko Imana ikimurema ikamumekeramo umwuka w'ubugingo, cyari igihe cy'ubuziranenge. amaze gukora icyaha rero, wa mwuka wari ukeneye kongera kuzurwa. burya niwo rero Kristo yaje gutanga umwuka w'ubugingo kuri uwo muntu ukiri uhumeka, ariko wapfuye mu buryo bw'umwuka kugira ngo abe muzima. Okay, twagiye ubwo umuntu urangije kumusobanura. Nakubwiye ko iyi doctrine yamara umwaka. Tuvuze byose, ariko icyo nshaka kukubwira nuko umuntu ni mubi, ariko arusha agaciro, ariko arusha agaciro abamarayika. Nizo mpamvu Yesu Kristo kuba yaramuhaye agaciro atarigeze akora icyaha, kugira ngo wa muntu yinjye gukiranuka kwe, nuko uwo muntu yamuhaye agaciro gakomeye. Yego, twagiye ku ya 7. Icyaha. Imana rero mu ngobyi ya Edeni yarayimweretse, rero mutambagiza ishiramwe ibiti bitatu. Igiti cy'igikundiro ceraga imbuto ziribwa cyose irakimutambagiza, irakimwereka. Hagati hari igiti cy'ubugingo yabashaga kurambura ukuboko agikora karama iteka ryose. Hakaba n'igiti cy'ubwenge kimenyesha icyiza n'ikibi. Noneho rero Adamu, Imana yamuremanye fakirite enye. Yamuremanye gutekereza, imuremana kumenya, imuremana guhitamo, imuremana noneho umudendezo. Noneho Imana kuko yaduhaye fakirite zose zishoboka ngo twirinde, abantu barazivogera. Imana nayo ntabwo twakora ikibingo tubuze kuko yaduhaye umudendezo. Ntabwo ishaka kwivuguruza ngo ihungabanye umudendezo wayo ikubuza gukora icyo ushaka. Oya. Ariko wowe nizo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo ntabwo imbabazi z'Imana ntabwo zasibanganya urubanza, ariko igihano cy'Imana naco ntabwo gisibanganya imbabazi. Subiremo, igihano cy'Imana kirategurwa ku banyabyaha, ariko ntigisibanganya imbabazi zayo kuri uwo munyabyaha, kuko iyo yihannye urababarirwa. Ariko izo mbabazi nazo turazitegereza zikaza, ariko ntabwo zishobora gusibanganya urubanza ngo bivuge ngo imbabazi z'Uwiteka zihari ntabwo tuzanyura mu rubanza. Oya. Izo mpamvu hari Abaroma 6 mbese dukomeze dukora icyaha kugira ngo imbabazi z'Imana zisage ngo ntibikabeho. Ukushatse kuvuga se ko buri wese afite urubanza imbere y'Imana wamaze kwihana. Nizo mpamvu Abakorinto ba 2 ibice 5:10 birahari. Kuko twese tuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo buri wese ahabwe ibikwiranye n'ibyo yakoze akiri mu mubiri. Ijambo ry'Imana ryavuga ngo byaba byiza cyangwa byaba bibi. Ni ukuvuga ngo ubushatse kwerekana ko abantu bose bakijijwe hari urubanza rubategereje, batsinde ariko barinyuzemo. Rurahari. Ubu ushaka gusobanura itorero rizajya mu rubanza naryo. Itorero rizaja mu rubanza naryo mu gihe cyo gupima impano mu gice ca mbere c'imyaka 7 mu kirere. Nibyo bizaba biri gukorwa. Rizaba riri mu rubanza cyangwa rizaba riri mu gupimirwa imirimo. Zaba ziri gupimwa imirimo, bazaba ari abanesheje, ariko bari kureba uburemere bw'ibyiza wakoze kugira ngo Imana irebe uko izambika amakamba. Nago ikintu urakinsobanura neza. Yego. Ni ukuvuga ngo abizera Kristo Yesu uyu munsi wa none, nkuko tweretse ko igihano c'Imana kidasibanganya imbabazi, kandi imbabazi zidakuraho urubanza. Yego. Ni ukuvuga ngo isi torero naryo rizaca mu rubanza cyangwa rizaca ni ijambo ry'Imana ribivuga. Nicyo nshaka kubaza. Rizaca mu rubanza cyangwa ryo rizaca mu gupimirwa imirimo? Ni ibintu ubango rizaca mu rubanza. Ngira ngo urubanza rwareba bakoze ibyaha. Oya. Tuzi yuko ibya Abakorinto ba 2 ibice 5:10 haravuga ngo kuko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo Yesu, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri, ari ibyiza cyangwa ibibi. None tukira
urubanza itorero rizacamo ni uruhe? ndi kuvuga ngo buri wese azanyura imbere y'intebe y'Imana. kubera ko icyo ndimo ndashaka kumenya uyu munsi ngira ngo umuntu wizeye abababariwe. Ese amaraso Yesu nagajya ahanaguraho ibyaha? Arabihanagura. Uretse ko adahanagura ingaruka zabyo. Waruvuze ngo imbabazi z'Imana ntabwo zishobora guhanagura icyaha cy'umuntu cyangwa urubanza. Oya, ntabwo ariko navuze. Navuze ngo igihano cy'Imana ntabwo gisibanganya imbabazi. N'imbabazi ntabwo zisibanganya urubanza. Yego. None utamaraso Yesu ahanaguraho icyaha. Yego. Uyu muntu wanaguwe icyaha. Yego. Habanje imbabazi akurikiye amaraso ahanaguraho umuntu icyaha. Ni gute azajya mu rubanza? None se abantu baboranye ari babiri batsinda bombi? None se watsinze ntanyura mu rubanza? Aba yaburanye se? Kuko twebwe abantu babiri baraburana. Umwe ari kwigiza nkana sibyo? Umwe agatsindwa ariko bombi akabagenjeje bate barunyuzemo. None se pase uyu munsi haba hari gukorwa iki hagati y'itorero na Satani imbere y'Imana? Nibyo ndi kuvuga nti igihe cyo kugaruka kwa Yesu. Urabona Yesu ijambo ry'Imana muri Matayo 25 hari kuri 31 haravuga ngo ubwo umwana w'umuntu azagaruka mu bwiza bwe azanye n'icubahiro mu cubahiro cye n'abamarayika ngo nibwo azabarobanura nk'uko umungeri arobanura intama mu ihene. Icyo gihe ni urubanza. Ntabwo uransobanurira. Yego. Hari ikintu nkubajije uyu munsi ikimana iri gukora cyangwa se ari gukora hagati y'itorero. Yego. Yaba mwizera hagati y'abamwizera ndetse n'abatamwizera n'uyu mwanzi wacu. Niki kiri kubaho? Uba Kristo ari imbere y'Imana aradusabira sibyo si kwavuga. Aravuga ngo Yohana 2:2 aravuga ngo bakundwa ndabinginga ngo mwe gukora icyaha ariko ntihagira ukora icyaha dufite umurengezi urudusabira ku Mana. Niwe mpongano y'ibyaha byacu nyamara si ibyacu gusa ahubwo ni iby'abari mu isi bose. Ubu Yesu ari iburyo bwa Se ari kuduhongerera ari kudusabira. Satani nawe akahagera agiye kurega. None umuntu wamaze guhongererwa yego nta ataraho hantu woga bakamuhongerera yego ajya mu rubanza. Yego. Ni ukuvuga ngo igihe cyo guhagarara mu rubanza ngo mburane hari uwakigezemo uri kumburanira imbere ya Data twese ko Imana niyo mucamanza mukuru. Nibyo arimo arabirangiza anatanga n'impongano ye. None ni gute nzongera kwita Burundi rubanza kandi hari wabirangiye? Uzahagarara urushimwe gushimwa gusa. Urumva se ari urubanza? Ni urubanza. Ntabwo ari urubanza. Maze ntabwo ari urubanza. Oya ntabwo gushimwa gusa se urumva ari urubanza. None se turavuguriza ibyanditswe byera. Nukuvuga ngo ugiyewe ntabwo nzaba ngiye kuburana rero. Uzamugiye gushimwa. Nzaba ngiye gushimwa gusa. N'amakamba. None se bazazanya amakamba. Nakubajije none se itorero rizahagarara naryo riburane? Naryo rizaburana rizahanyura imbere y'intebe y'Imanza kugira ngo rishimwe. Nugushimwa gusa kuko waburanye arahara nimuri kutuburana. Ariko Bibiliya avuga ngo byabibi cyangwa ibyo by'ijoro ryakoze neza. Itorero byose ngira ngo hari ijambo Petero yigeze avuga ngo urubanza ruhereye mu binzu y'Imana. Tarabye. Ngo ariko se niba rutangiye mu nzu y'Imana ngo iherezo y'abatumvira ubutumwa bwiza rizabiri. Ngo cyangwa niba bigoye ko umukiranutsi akizwa ngo abatubaha Imana n'abanyabyaha bazabaheye. Aravuga ngo nuko rero ababaza nko Imana ibishaka niba bitsumura imyi wawo ubugingo bagumye gukora neza. Mu yandi magambo hari n'iri jambo Yesu yavuze muri Yohana kangahera yaravuze ngo ubu urubanza rw'abisi rwasohoye umutwaro wese abagicibwa. Bivuge ngo urubanza kugeza uyu munsi rurahari ahubwo abantu bari kurujyamo abatitabura urubanza ntabwo bazarujyamo. Ndi kuvuga ngo icyo ndi kuvuga aka kanya hari Imana umucamanza hakaba Yesu nk'avoka. Wowe none natanga n'impongano ubona atanga n'impongano urumva hakaba uregwa aribo twebwe hakaba ijambo ridushinja ko turi abanyabyaha. Iyo twemeye kwinjira muri urwo rukiko tukemera ko ijambo ridushinja ibyo dushinja ari ukuri turemera twihane hanyuma umuvugizi uri imbere y'Imana umucamanza mukuru aduhongerere. Nibyo. None urumva se hari rundi rubanza dutegereje? None se ijambo rivuga ngo twese siribwira abakristo nyine birumvikana twese. Nagira ngo iri jambo twese riri gusohora muri iki gihe Pawulo yavuze kuko urubanza rwo kuburana no guhanwa rurareba abatizeye. Ariko ni igihe cyo guhabwa ingororano hano babivuze. Nyine ingororano reka gushimwa ntabwo nge nabyita urubanza mfaze ntabwo gushimwa nabyita urubanza. Ariko Bibiliya yabyise urubanza. No kuvuga ko iza kanya ntabwo itorero rizatambuka nkuko kandi ujye ubyigisha yuko rizapimirwa imirimo. None se gupimirwa imirimo n'urubanza nabyo niko Bibiliya ivuga.
oya ntago ari urubanza ku- Ntago ari urubanza. baravuze ngo ari ibyiza ari Cyangwa ibibi n'ibibi. Bo, tuzahagarara wenda reka tuvuge imbere. kubera ngo ni imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, aha buri wese azahari. kubera ko Yesu nyine niyo ntego ye, aha ariko ntabwo twavuga ngo ariko si bazaba ari urubanza. kuhagarara ko buri wese azahagarara azaba atari kubazwa. iki nacyo tuzagikora. Oya ntabwo itorero ryabazwa. oya ndi kubaza ngo ntabwo bavuga ngo bibaho. twese tuzahagarara. none se tuzahagarara, ariko twamaze kubona ko itorero ni ugushima. oya ntabwo ari ugucirwaho iteka. ariko nakubwiye ngo n'uwatsinze Niyo mpamvu navuze ni none se niba uyu muntu ntacyo akiregwa, ego hariya agiye kuhamara iki? none Ni ugushimwa cyangwa Ni ni ugushimwa. ubwo nta kintu we nta jambo yemerewe kuvuga. ntawe ni ugushimwa. Ntabwo ari ukuburana ngo uvuge ngo nyine kuki wakoze ibi, uti wenda sinabikoze cyangwa nakoze gutya na gutya, ahubwo ni ukuhaca gusa mushima. mushima Haleluya. Bo, twakomeje. icyaha rero kigendera muri kamere y'umuntu. Pawulo yarabyanditse mu Baroma ibice 7:14 haravuga ngo amategeko ni ay'umwuka, ariko njye natwariwe gutwarwa n'ibyaha, ndi uwa kamere. Noneho haravuga ngo njya gukora ibyiza ibi bikantanga imbere, kishimira amategeko y'Imana mu mutima wanje, ariko hakaboneka irindi tegeko riri mu ngingo zanje rirwanya itegeko ry'Imana rintegeka gukora ibyiza. Haravuga ngo hakaba intambara mu mubiri w'umuntu. Maze ihangane gato ugeze ahantu hakomeye. Yego. Ahantu hakomeye ku bantu bitwa b'ubuntu. Bakunda kwifashisha aho hantu kuko turi ku ijambo ryitwa icyaha. Yego. Icyaha tugomba kukimenya icyo ari cyo. Ese icyaha umuntu akora, ubundi icyaha ni iki? Icyaha ni ukwica amategeko muri definisiyo ya teoloji na Bibiliya. Usomye Yohana ya mbere igice cya 3:4 haravuga ngo umuntu wese ukora icyaha abagomye, kandi icyaha nibwo bugome. Haravuga ngo ubugome sinyifi kwica amategeko. Aho rero nanone tugaruka ku badivantise ko ibyo bavuga ari ukuri. Oya amategeko ubwo ntabwo twayasobanuye, nizo mpamvu dutegereje kuzabiye. Ubwo naho birasaba ko nanone ujye kuyasobanura. Urumva ya topic ibaye ndende cyane. Oya nani doctrine ni ndende. Doctrine ni ndende cyane. Uko nujya gusobanura icyaha ukerekana ko icyaha ari kwica itegeko ry'Imana cyangwa se amategeko y'Imana, ukabugomeye Imana. Birasaba ko nanone usobanura niba ibyo abadivantisi bavuga ari ukuri. Hari abajya bavuga ku kintu ngaruka ku badive, nubundi se ntabagarukaho. Impamvu mbagarukaho nuko idini ryabo ryubakiye ku kintu cyitwa amategeko. Yego. Tutagarutse rero ko amategeko ngo turebe, ntago twaba turi kuvuga. Ariko tuziga amategeko, tuvuge ngo amategeko ni iki naya. Reka dusubikira aha ngaha dushimire abari badukurikiye. Tubibabwira yuko tutarangije iyi ntego ya 7, ni ya 7 na 8 dutangiye ya 7. Pastor mu gusoza urabwira iki abantu hirya no hino bakizerera mu bamarayikamo agakiza? Ese ikindi hani ikindi ntashatse nibagiye kukubaza, turi ku isomo ry'abamarayika nari kukubaza niba Yesu nawe ari marayika, ariko aho twaharenze. Ariko nk'abantu bakizerera agakiza mu bamarayika urababwira iki? Icyo ni icyambere. Cya kabiri, twari turi kuvuga umuntu uramubwira iki ko amaze kwimenya, ni iki yakora kugira ngo abashe kwemerwa n'Imana? Icya gatatu, ko tugeze ku cyaha. Icyaha cyo ntabwo turakivuga neza, ahubwo ibi bintu bibiri aba bantu babwira iki? Abantu bizera abamarayika turabarangira mu byakoze n'ibice 12. Nta rindi zina ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Ntabwo abamarayika batumwe n'Imana gucungura. Yesu Kristo wenyine wabyawe na Mariya ni Imana yigize umuntu kugira ngo abashe kwikorera ibicumuro by'abari mu isi bose. Bisobanura ngo ntiyigeze akora icyaha koko, ariko Imana ngo yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo dunige gukiranuka kwayo. Nta handi twacungurira uretse muri Yesu. Abizera abamarayika bazarimbuka, abizera izindi Imana zitari Imana rurema yigaragarije muri Yesu Kristo nabo bazarimbuka, ko ari Imana nyinshi. Ariko Imana yigaragarije mu mwana we Yesu Kristo kugira ngo icungure abantu, niyo yonyine ibonerwamo agakiza. Nico nabagira inama, mwemerere uwo mwana Yesu Kristo, kuko ufite uwo mwana niwe ufite na se. Umuntu tumenye ko
kwemera ko turi abanyabyaha aho turi hose, twaba turi abakristo, twaba turi abapagani, icyo kintu kikaba mu mutima, ukemera kuri umunyabyaha, kugira ngo Imana, kuko twatsindishirijwe kubw'igitambo ca Yesu Kristo, kwemera kuri umunyabyaha, ukemera ko Yesu Kristo wabambwe ari umuziranenge, noneho ukabasha kwatuza akanwa kawe uvuga ibyaha byawe, ijambo ry'Imana riravuga ngo uzakizwa. Abaroma ibice 10 bavuga ngo niwatuza akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami, kandi ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye, uzakizwa. Umuntu rero akeneye gucungurwa, kandi Yesu Kristo ni igitambo c'iteka, icyo asigaraye ni ukwakira. Okay, hanyuma mu gusoza ndibwira ko ni ubutumwa muhaye abari badukurikiye, kuko dushaka kugira ngo twige inyigisho nzima. Twize ibyanditswe byera, twiga ku Mana, twiga kuri Yesu Kristo, twiga ku Mwuka Wera, twiga ku bamarayika, twiga ku muntu utangira kucaha, kugira ngo tuzarangize izo nyigisho zose zigize inyigisho shingiro z'itorero, kugira ngo abakristo bazazikurikira uko ari ibice 10 bazabashe gufata umurongo w'imyizerere ishitse kandi igana kuri Yesu Kristo. Ubundi bazahite banahuza niyo bari bafite, barebe ko ari aho bihuriye, barebe ko ari aho banyuranije nabyo, udakurikiza doctrine ziba ziciye iruhande. Yes, Imana ibaho umugisha kubo kudukurikira. Ya pasi, mbere kudusengera mwatanga adresse zanyu. Ni Pasteur Mpazibirego izina ryanje, nkaba nkora umurimo w'Imana wo guhugura abapastori n'ubundi. Nimero ya WhatsApp ni 07766966 Ya mudusengere. Mana turagushimiye, turaguhimbaje, ugize neza uyu mwanya, kwabanye natwe mu ijambo ryawe. Waravuze ngo abantu bose bafite inyota bakwegere, abakwizera imigezi y'amazi atemba iva mu nda yawe, werekeje ku Mwuka Wera ugiye kumanukira abigishwa. Ndagushimiye Mwami kwabanye natwe mu ijambo ryawe. Reka ijambo ryawe rikomeze imitima y'abaryumva bari mu mahanga yose, mu bihugu bitandukanye, kugira ngo buri wese nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo kwizera kwacu kuva ku byo twumva, kandi ibyo twumva bivuga mu ijambo rya Kristo Yesu. Ubwo tumaze kuganira ku magambo yawe, reka amagambo yawe dukomeze kandi atubere umutsima utera ubugingo, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ya reka dushimire wowe warubanye natwe muri kiganiro, kandi Imana igumugisha cyane, ikomeze gushorera ubutumwa bwiza muri wowe, kandi urushaho gushorera imizi muri Kristo Yesu. Komeze kudufasha kwamamaza ubutumwa bwiza musharinga ku nshuti zanyu n'abavandimwe. Base namwe turabashimiye, murakoze cyane. Imana ibahe umugisha, ikacaturinze. Mukomeze kugira ibihe byiza. Kiganiro nakagaruka. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.